ikibazo kiri mu mitwe y'abaturage no kwishyura 2020 byashyizwe mu kwishyura mituweri. Zino mpungenge zaturutse ku izamuka ry'amafaranga atangwa ku bwisungane. Abaturage batabarika bajwe na rino zamuka kuko hamwe byabaye nk'inzozi kumva ko bakoye 300 bishyurwa ku muntu umwe bakaba bagiye kujya bishyura 2020 kuri buri muntu. Umva ibibazo abaturage bahuye nabyo nyuma rino zamuka. Ikibazo cya mbere no gushyirwa mu byiciro bitaboneye. Bamwe mu baturage bavuze yuko hari abari mu byiciro bitajyanye n'ubushobozi bwabo kubera makuru batari barigeze bakusanywa mu ngo cyangwa se uburyo bwo kwiyandikisha butaboneye. Bavuga yuko arabashyizwe mu cyiciro cyo hejuru cy'2020. Bino bintu bikaba batera impungenge. Abaturage benshi bavuga yuko batigeze banasobanukirwa uko byagenze n'uko byahindutse, bityo bamwe bakabura amakuru ahagije yo kumenya icyo bategereje ku musanzu wabo. Bisobanuye ko bisanze mu bintu batasobanukiwe neza. Izindi mbogamizi n'urwego rw'ubuvuzi rusange kandi butaragera kuri bose, kuko ibigo by'ubuzima ari bike mu bice by'ibyaro, abakozi ba serivisi z'ubuzima badahagije ndetse n'ubushobozi bw'ibitaro butagezwe ku rwego rwo hejuru. Ikibazo cya kane impamvu za rino zamuka ry'umusoro byatewe n'izamuka ry'izo serivisi z'ubuvuzi zahindutse cyane, ariko nubwo benshi dufite ingingimira, leta ivuga yuko uyu musanzu mushya uzafasha gutanga ubuvuzi bufite ireme kandi buboneye kuri buri wese. Gusa ariko ibyo ngibyo n'ubundi hari abaturage batabikozwa. Ariko mbere y'uburakari kamanze mbabazi, mu Rwanda kanseri bayivurira ubuntu, kuvura diabete ni ubuntu, gusimbuza impyiko ni ubuntu, ibibazo by'amaraso, imitima ndetse na za hepatite byose ni ubuntu. Ese utekereza ko zino serivisi zikomeye baguhera ubuntu bo kugira ngo bazibone babaziboneye ubuntu? Ariko none zino mpungenge ku ruhande rumwe zirumvikana, dore impamvu. Ibaza umukino w'abana batungiye kugishyira 2020 kuri buri mwana kugira ngo abashe kubona ubuvuzi bw'ibanze. Ese nayabura? Nabona make? Ubundi se afite akazi kamuhemba nibura ku buryo azabona yarya n'ayasagura ubwisungane? Kireka niba azarya rimwe ku munsi kugira ngo yizigamire, kandi nabwo ndanamukarira rimwe ku munsi azisanga mu tugo kubera kubura indyo yuzuye. None nimba abaturage bumva ko bahumbye kubera rino zamuka, ko leta bishyizeho ko ritacumbira byose ishyira imbere gahunda yo kubona ubutabazi vuba no kwivuza kare, ngo kibemeje rino tumbagira. Dore impamvu nyamukuru yabiteye mbere na mbere banza wumva interu. Mu mwaka wa 2026 guverinoma y'u Rwanda yashyize mu bikorwa impinduka zikomeye cyane mu rwego rw'ubwisungane mu kwivuza mituweri de santé. Ibingibi yabikoze agamije gutuma gahunda ikomeza gutanga ubuvuzi bwiza kandi basha gukomeza kuba igihe kirekire. Iki gikorwa kizwiho kugira uruhare mu gutuma abanyarwanda batishyura amafaranga menshi igihe bagiye kwivuza kandi bagakomeza kubona serivisi z'ubuzima zinoze. Ku itariki ya 16 Gashyantare 2023 Minisiteri y'Ubuzima hamwe na RCSB Rwanda Social Security Board bashyizeho iteka rishya kandi rigena umusanzu w'ubwisungane mu kwivuza ujyanye n'urwego umuntu ageze muri system y'imibereho Dynamic Social Register. Umva rero kujya wishyura umusanzu w'ubwisungane. Hano hari ibyiciro by'ubudehe bitandukanye no kubizajya byishyura ku mwaka kuri buri muntu. Icyiciro cya mbere ni amafaranga 4,000. Aya mafaranga akaba agiye kujya yishyurwa na leta 100%. Icyiciro cya kabiri ni amafaranga 3,000 ariko leta ikongera amafaranga inote y'igihumbi. Bivuze ngo ugiye kujya wishyura amafaranga 3,000 ariko leta igukomereho inote y'igihumbi. Icyiciro cya gatatu ni inote ya 5 ugiye kujya wishyurira ku giti cyawe. Icyiciro cya kane ni inote y'ibihumbi 8. Ni mu gihe kandi icyiciro cya gatanu ari nacyo cya nyuma ni inote y'2020. Aya mafaranga anyuranye mu byiciro hashingiye ku muntu n'ubushobozi bwe. Abafite ubushobozi buhanitse bazajya batanga amafaranga menshi kurusha mbere, naho abakene bazakomeza gutabarwa na leta nk'ibisanzwe. Ikindi kandi dukwiye kumenya mbere na mbere yo kwinobera rino zamuka, ubwisungane bwongeye gushyirwa mu bikorwa bya serivisi z'ubuzima, by'umwihariko kuvurwa kanseri, gutunganya impyiko, ibizamini by'ingenzi, kubaga hakoreshejwe ikoranabuhanga na serivisi zindi z'ubuvuzi bw'indwara zikomeye cyane kandi ziremereye. Ibingibi bigamije gutuma abaturage babona ubuvuzi bwuzuye kandi buhendutse. Mu magambo make impamvu rizamuka ryabayeho harimo kubera ko serivisi z'ubuvuzi zagiye ziba nyinshi cyane kandi ziyongeremo zikaba zihenze kandi nazo zikomeye cyane. Abarwayi ba kanseri bari kuba benshi, aba diabete nuko, ab'imitima nuko, n'ab'impyiko nabo nuko kandi ndetse n'abandi. Kandi ubushobozi bwo kwivuza izo ndwara ku muturage ni buke cyane. Niyo mpamvu rero nawe hari icyo ukwiye kwigomwa kugira ngo zino serivisi zihabwe kandi zize zinoze. Niyo mpamvu uzumva bavuga ngo ni promosiyo, abafite ibibazo by'impyiko muze tubavure kandi nta kiguzi, ndetse n'ibindi byinshi cyane. Nizere ko ari cyo kwema nkora subscribe n'imbaraga munyumvishe. Yana cyari Obi nangini Obi Time News. Obi Time News.